Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, igaba kuri bose, ikaka ibishaka, nizi uburyo ukeneyemo buruse. Scholarship mu magambo y'icyongereza. Uyu munsi reka tuganire ku bintu byatuma uba umunyamahirwe wazabona iyo nguzanyo ya leta, ukiga muri University of Rwanda utishyura, uhabwa agera ku bihumbi 40 ya buri kwezi agufasha kugutunga, ndetse no muri RP Rwanda Polytechnics nuko bimeze. Amazina ni Theoneste nk'ibisanzwe. Ikintu cya mbere ugomba kubahiriza ni uguhitamo faculty neza. Faculty ni amasomo uzaba uziga muri kaminuza. Aya masomo atatu kuyahitamo bigusaba ubushishozi bwimbitse. Mu gihe turi kugukorera application, turaguhamagara kuri telefone tukakugira inama y'amafaculty wahitamo dukurikije ibintu wize muri segonderi. Ahangaha tugusaba gufasha amarangamutima yawe hasi ngo wakuze ushaka kuzaba iki ngiki. Yego ni byiza cyane wari warabihisemo, ariko iyo turebye amanota ufite tukugira inama y'ibyo wahitamo kugira ngo uzabone ya nguzanyo ya leta nk'uko twabivugaga haruguru. Ahangaha iyo tukubwiye ngo reka tubikore gutya, hitamo izi faculty, ugatwarwa na ya marangamutima, akenshi na kenshi birangira nabi. Uko birangira nabi ni muri cya gihe ubonye bamwe mwanganyije amanota n'abo warushije bahawe ya nguzanyo ya leta, wowe ugasigara. Reka tubivugeho. Urugero, wize MCB, urashaka farumasi, ufite amanota 50 cyangwa se ufite amanota 55, noneho ufite amanota 50 ari gusaba kwiga ikindi kintu kitari hejuru nka farumasi. Ahangaha bazakimuhereza wowe wasabye farumasi bitewe n'amanota make waba ufite, urasigara. Niyo mpamvu tukugira inama yo gushira amarangamutima hasi, tukaguhitiramo faculty ukwiye kwiga muri University of Rwanda cyangwa se IPRC. Ubwo urumva neza ko aha hantu bisaba ubwitonzi n'ubushishozi. Niyo mpamvu akenshi iyo turi kubakorera application tubahamagara kuri telefone tukavugana namwe. Ikindi kintu mugomba kwitondera ni ugukora application neza. Iyo turi kugukorera application ikarangira, wishyura amafaranga 2,000. Aho ni muri application ya mbere yo kubasabira ikigo muri kaminuza. Ariko benshi hari abasigarira hano ugasanga bakoze application nabi, batanze imyirondoro yabo nabi muri systeme. Ahangaha iyo application zirangiye ugaragara ku rutonde rurerure rw'abantu bakoze application nabi. Iyo list itangwa iza yanditseho incomplete application. Aha abo bantu baba barakoze application nabi bitewe no kwinjiza nabi imyirondoro yabo muri systeme, cyangwa se bagashiramo ibintu bitari ngombwa, cyangwa se akagira ibiburamo kandi byagombaga gutangwa. Niyo mpamvu tubagira inama yuko mwajya mukora application neza. Nimba utiyizeyeho ubushobozi, ubumenyi mu byo gukora application, twakugira inama yuko wajya ugana abantu babishoboye, babifitemo uburambe bakagufasha. Nkuko mubizi abantu bize economics na entrepreneurship, education nayo ni investment. Muri investment habamo gushora. Iyo ushoye 100% uba ushoye ahantu uzi kuzunguka, ariko hari igihe biba ngombwa yuko ha hantu washoye bitagenda neza. Iyo bitagenze neza mu kinyarwanda nibyo bita guhomba. Ariko umunya business mwiza nago iyo ahombye bivuga ko birangiye ibyo gushora. Niyo mpamvu nakugira inama yuko washora muri education. Mu gihe uhombye
bajya bavuga ngo urabyimenyera, ariko ubimenya uzi n'icyabiteye, kubera ko mu gihe cyo gutangaza bemerewe iyi nguzanyo ya leta bakubwira n'impamvu batagufashe. Ubwo rero ahangaha iyo batagufashe ushakira ahandi. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tujye tubahereza amakuru y'amakaminuza menshi atandukanye ho washora. Ufite abafatanyabikorwa muri business yawe yo gushora mu burezi, uwo ni Mr. Theoneste. Niyemeje kuzajya mbahereza amakuru menshi y'ahantu wakwapurayinga. Katuvuge ku kintu cya gatatu, kutikorera application. Kutikorera application bijyanye n'ibikoresho ukoresha muri application yawe. Akenshi izo telefone mukorera application zanyu ntabwo uba wizeye neza network ziri gukoresha uko zimeze. Akenshi na kenshi hari abantu baba bari gukora application igapfiramo hagati batarabona registration number. Ahangaha iyo ubuze registration number yawe bigusaba kuba wava Rusizi ukajya i Butare, cyangwa se ukava mu kandi karere bikagusaba ko ugera kuri kaminuza ikwegereye. Iyo kaminuza ikwegereye niho usanga umuregistrar uba ufite access kuri system ku buryo aguhereza registration number yawe wari wabuze. Ahangaha rero urasabwa kutikorera application ukoresheje telefone, kubera ko harimo ibibazo byinshi byo kuba wabura ama registration number bitewe na network nke uri gukoresha. Gukorera application kuri telefone hari ibintu bimwe na bimwe uba utabona kuri screen yawe. Niyo mpamvu nkugira inama yuko wagana abafite ibikoresho bikoreshwa muri application byizewe, urugero nka laptop, desktop, bakagufasha. Mbonereho kubabwira ko abafite laptop na desktop bose siko bagukorera neza application ngirangire. Urugero, abantu bakorera kuri papiteri no ku marembo aho ku dusantere twanyu, ibi bikoresho barabifite, ariko muri ibi bikoresho bafite ntabwo bafite amakuru ahagije y'uburyo ibyo bikoresho bikoreshwamo neza muri application. Amakuru menshi yo baba bafite akenshi ni nawe uyabajyanira ngo bagukorere application. Muri iki gihe isi iri gutera imbere cyane n'u Rwanda rudasigaye, ikintu bita online services cyateshejwe imbere cyane. Byavuye mu bucuruzi ndetse no mu biganiro bikorerwa kuri internet bigera no mu burezi. Mu burezi akenshi amasomo menshi asigaye atangirwa online. Ubwo rero byumvikane neza ko online services zatejwe imbere cyane. Wiguma kuri gakondo yo gukorera ibintu byose ku gasantere kanyu. Urugero, no mu bucuruzi usigaye utumiza ikintu kikaba cyakugeraho utavuye aho uri, kikagusanga aho ngaho. Niyo mpamvu rero mugomba kwizera cyane online services. Katuvuge ku kindi kintu, kuganiza ababyeyi bawe nabyo ni ingenzi muri iki gihe cya application, kubera ko nibo bagutera inkunga aho udafite amafaranga. Urugero, nimba udafite amafaranga yo gutanga muri application, ababyeyi bawe nubaganiriza nibo bazagutera iyo nkunga. Kuva ku mafaranga 5,000 kugera ku mafaranga 10,000 ashobora kuba yatwarwa muri application imwe. Ayo sinzi nimba byakorohera kuyabona. Akarusho none iyo ushaka no gukora application muri IPRC bigufata amafaranga ari hejuru y'15,000. Niyo mpamvu ugomba kuganiriza umubyeyi akaguhereza amafaranga. Kuganiriza umubyeyi ni byiza cyane, akugira n'inama y'ibyo wahitamo, cyane ko bamwe mu babyeyi bacu baba barize. Yakugira inama, mu gihe akugiriye inama ukumva ibyo ari kukubwira ngo uhitemo bidahuye n'amanota ufite, umwumvisha voice note zimwe na zimwe twagiye dutanga hano muri groupe, ndetse
n'amatext twagiye twandika hano muri groupe, ukaba wanamwereka fakirite zihari n'abantu zikeneye. Aho ngaho azasubizwa neza cyane, ubundi akugire ku mavi agusengere ngo mwana wanjye mwifurije amahirwe n'imigisha bituruka ku Mana, nkwaye n'umugisha wa kibyeyi. Gusenga Imana ni byiza cyane muri iki gihe uri gukora application. Imana ni umubyeyi nitanga byose nk'uko twatangiye tubivuga. Ukwiye kwegera Imana ugasenga, ukayihereza ibyifuzo byawe. Ese warasenze uburiki? Niyo mpamvu ushishikariza gusenga Imana cyane, ukayihereza ibyifuzo byawe. Ni benshi basenze kandi barashubijwe. Ndabashimiye. Iki kiganiro cyateguwe kandi kinatunganywa na Mr. Theoneste, binyuzwa kuri YouTube channel. Iyi YouTube channel izajya ikishwaho amakuru yose ajyanye na application zo mu Rwanda no hanze. Niyo mpamvu ari ngombwa kuba wakora subscribe, like na comment, ukatubwira icyo tutavuzeho cyangwa se mukatubwira byinshi mwifuza yuko twajya tubakoreraho. Ndabashimiye.